ansanga mu cyumba abanza kunkuraho ishuka ngira ngo ni umwana turyamanye yinkuyeho. Nyine ubwo amaze kugukuraho ishuka ubwo nyine arangije ubwo ngubwo ngira ngo ni uwo mwana turyamanye. ubwo ngubwo mukubita urushyi ndamubwira ati reka kunyorosora. Ngiye kumva bwa kabiri nyine numva nanone ishuka imvuyeho. Nuko ndangije nyine byo kumva numva amaguru yanjye aratagaranye. Ngiye kumva numva nyine ni umuntu w'umugabo, ndebye mbona ni umugabo wa mukuru wanjye. Ndatabaza ngo ayiwe ngo ndapfuye. Arangije aranshira mu maso arambwira ngo ninceceke ngo icyo mbonye ntazi ni igiki. Arangije ubwo ngubwo hanyuma sibyo bimaze kuba wenda mukuru wawe bimuganirije umubwira yuko umugabo we yagufashe ku ngufu. Yaraje avuye mu isoko asanga abana nta gikoma nabatekeye, asanga nyirabukwe ari aho ngaho n'abapangayi, basanga nyine ikibazo cyavutse. Arangije abaza ati si wanjye ko hari abantu bimeze biti. Arangije bamubwira ati ni umugabo wafashe murumuna wawe. Ate umugore arasara aravuga ati ntibishoboka. Ese bishoboka gute? Ubwo ngubwo mukuru wanjye nyine nawe arangije. Salama sister. Meze ute? Meze neza. Urakomeye cyane. Kuba wese umeze nk'umuntu wabihiwe warakajwe n'iki? Hewe ni ibibazo. Ni ubuzima bwagukaranze? Aha, isi yarankaranze. Ndabona ufite n'akana keza. Nuko nyine. Akana ni akawe? Ni akanjye. Wakabyaye ryari? 2018. Ubwo wari ufite imyaka ingahe ra? Yewe ni 16. 16 yonyine? Wabyaye ukiri muto? Yewe nta kundi nyine narabyakiye. Turagusuye ngo tuganire ku buzima busanzwe, ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo uraza no kuduha kuri aya mateka y'ukuntu wabyaye n'umwana ukiri muto. Yego. Tuguhaye ikaze kuri na YouTube channel, aho uraza kurebwa n'abantu benshi batandukanye. Ugerageze kutuganiriza, tubwire amateka y'ubuzima bwawe n'ibindi byinshi bitandukanye turaza kuba twakubaza. Yego. Sawa. Dutangira nyine ikiganiro nyirizina, watangira twibwira amazina yawe yombi. Nitwa Mukarukundo Virginia. Mukarukundo Virginia? Yego. Ukaba ufite imyaka ingahe ubu ngubu? Nanjye wa 20. Tubwiye ko witwa Mukarukundo Virginia? Yego. Ubwo ukaba ufite imyaka ingahe ubu ngubu? Mfite 20. Mu mwana wa mubyaye ufite ingahe? Mubyaye mfite 17. Byumvikane ko musoni ufite 16. Yego. Dutangirije ku mateka y'ubuzima bwawe kugeza ubyaye umwana muri make. Jewe ari ndi mu ishuri 2016. Ubwo nari mfite mukuru wanjye uri i Kigali. Arangije nyine araza aransaba mu rugo ngo ningende nyine ngo i Kigali ngo njye kwigayo. Ndagenda nzi ko hanyuma mukuru wawe azi iwanyu aragusaba ababyeyi bawe mujyana i Kigali mujya kubana. Ariko mbwa ngo ngiye kwiga. Mu kugerayo nategereje ko banshyira mu ishuri biranga. Ubwo ngubwo nyine nawe tukajya tubana mu rugo. Kera kabaye ubwo umugabo wiwe amuha igishoro ngo najye ngo gucuruza ngo mu isoko. Ubwo ngubwo njyewe sinkamenye ko arizo nzira umugabo ashaka kubicishamo. Hangije umugabo abamuhaye igishoro. Mu kumuha igishoro mukuru wanjye aragenda ajya gutangira gucuruza mu isoko. Kuri uwo munsi hari saa 10 za mu gitondo mukuru wanjye aragenda agiye mu isoko. Ubwo ngubwo umugabo yari umumotari yajyaga kumotara saa 12. Nuko arangije ubwo ngubwo aza mu cyumba cyanjye aho naryamaga. Araza arangije nari ndyamanye n'undi mwana wa mukuru wanjye yari yarabyariye iwacu. Arangije ubwo ngubwo araza nkuraho ishuka nyine. Majije kunkuraho ishuka ubwo nta kundi byagenze nakubise akana twari turyamanye ngo kankuyeho ishuka. Ka kabiri arongera yinkuraho numva umuntu yagize amaguru yanjye nyine ahita njyaho. Mbese bisa nkaho wafashwe ku ngufu? Yarangije nyine araza nshyiraho agahato.
mu gutabaza mvuga ngo ayibaba ndapfuye anshira mu maso arambwira ngo icyo ntabonye mbere ni igiki ngo icyo ntazi ni igiki. Hangije ubwo ngubwo nkomeza kuvuza induru, abapangayi baraza, mabukwe n'uwitwa mabukwe araza. Ubwo ngubwo umugabo wo kugira ngo agire n'ubwoba yumva abantu bari gukomanga hanze, ntago yigeze agira ubwoba, ahubwo yakomeje gukora ibyo akora. Amajije gukora ibyo akora nibwo yahise andeka, arangije arambwira ngo sheri ngo urakoze ngo tuzasubukura ubutaha. Ubwo ngubwo ese ko wumva mu byo wari umaze kutubwira avuze ati urakoze sheri, yakubwiye ati urakoze sheri, yego byumvikane ko mwari mwaraganire mbere yuko mubikora, wenda nawe ukaba waravuga ati nta kibazo twabyemewe nawe tukabikorana nta kibazo cyaba cyavukamo? oya ntabwo twari twarabiganiye, ahubwo njye yaraje ubwo ngubwo nyine kubera ko yigeze kugirana akabazo gatoya na mukuru wanjye nyine muri iyo minsi nageragayo, nabwo bapfuye nyine ibintu byo hanze nka gutyo by'uburaya. Ubwo ndangije nyine muri iyo minsi hari ahantu nagiye gukora akazi mu kuvayo navuyeyo mvushijweyo n'umugabo mubi, nawe yari ashatse kumfata ku ngufu nk'ibyo byose. Ubwo akazi ko mu rugo wari ugiye gukora ahandi hantu? Nari nagiye gukora ahandi hantu kubera icyo kibazo cyari kivutse kwa mukuru wanjye. Wagiye gukora muri urwo rugo rundi se waramaze kuryamana n'umugabo wa mukuru wawe cyangwa? Oya ntabwo twari twarakaryamanye. Ariko nyine ari mu nzira zo kugutereta? Ntago mbizi, sinzi niba yarabitekerezaga. Ni ukuvuga ngo uva kwa mukuru wawe bwa mbere ni uko yari yashwanye n'umugabo we? Yari yashwanye n'umugabo we. Uravuga ati reka njye gushaka ahandi mba naba ngiye kwibera? Nuko ubwo ngubwo nyine ndangije mu kuva hahandi kubera uwo mugabo washakaga kumfata ku ngufu, naje nsanga mukuru wanjye adahari. Mu gusanga mukuru wanjye adahari ubwo nibwo umugabo yagize gutya ambaza ikibazo kimvanye aho nabaga. Mu kukimbaza ndamubwira naho muhishe nyine kubera n'ubwana bwose, mubwira ko uwo mugabo yari agiye kumfata ku ngufu. Nta kindi yigeze ansubiza nk'umuntu mukuru wo kugira ngo angire inama. Yahise ambwira ngo se njyewe nkusabye ntago wampa. Ndamubwira ati hey n'ubwana nyine nari nifitiye. Ndamubwira ati hey ati si ubwo ngubwo birashoboka kandi uri umugabo wa mukuru wanjye? Ntago bishoboka peti, ntago nabikora. Ati si ubwo mukuru wanjye abimenye byagenda gute? Hoya ati ntago nabikora. Arangije arahigima aranyihorera. Ubwo ngubwo nibwo yahamagaraga mukuru wanjye araza. Ubwo kuva ubwo byahise birangiriraho, nibwo nyine muri iyo minsi nibwo yashakiye mukuru wanjye igishoro ngo ajya gucuruza ngo Kimironko mu isoko twabagaho bita Nyagatovu. Ahagana mu kahe karere muri Kigali? Mu kahe karere? Mu kahe karere ka Kicukiro ka Kimironko. Oya Kimironko ntago ari akarere. Ubwo ni mu karere ka Gasabo. Ubwo ngubwo nyine niho twabaga, arangije amuha igishoro ngo ajya gucuruza Kimironko. Ubwo arangije njye sinkamenye ko wenda mfitiye n'iyo migambi. Harakeye mu gitondo mukuru wanjye aragenda mu isoko. Mu kugenda umugabo yajyaga kumutara saa 12 asigara aryamye. Mukuru wanjye aragenda gucuruza mu gasoko ka mu gitondo. Ubwo ngubwo mukuru wanjye yamajije kugenda, ubwo nyine umugabo wiwe araza ansanga mu cyumba, abanza kunkuraho ishuka ngira ngo ni umwana turyamanye uyinkuyeho. Nyine ubwo amaze kugukuraho ishuka ubwo nyine arangije ubwo ngubwo ngira ngo ni uwo mwana turyamanye. Ubwo ngubwo mukubita urushyi ndamubwira ati reka kunyorosora. Ngiye kumva bwa kabiri nyine numva nanone ishuka imvuyeho. Nuko ndangije nyine ngiye kumva numva amaguru yanjye aratagaranye. Ngiye kumva numva nyine ni umuntu w'umugabo, ndebye mbona ni umugabo wa mukuru wanjye. Ndatabaza ngo ayiwe ngo ndapfuye. Arangije anshira mu maso arambwira ngo ninceceke ngo icyo mbonye ntazi ni igiki. Arangije ubwo ngubwo hanyuma sibyo bimaze kuba wenda mukuru wawe bimuganirije mubwira yuko umugabo we yagufashe ku ngufu? Yaraje avuye mu isoko asanga abana nta gikoma nabatekeye, asanga nyirabukwe ari aho ngaho n'abapangayi, basanga nyine ikibazo cyavutse. Barangije abaza ati si wanjye ko hari abantu bimeze biti? Hanjye bamubwira ati ni umugabo wafashe murumuna wawe. Ate
umugore arasara aravuga ati ntibishoboka, ese bishoboka gute? ubwo ngubwo mukuru wanjye nyine nawe aranyegera ndabimubwira ukuntu ibintu byagenze n'uburyo byatangiye, niko guhita azamumuriza arambwira ati murumuna wanjye ati mbabarira ibi byose bikubayeho ni njyewe wabiguteye, nagukuye mu rugo mvuga ko ngiye kugushyira mu ishuri, none ishuri naryo nigeze nkushyiramo, ihangane rwose mbabarira uzambabarire uzaceceke ntuzabibwire papa kuko rwose uyu muryango twaba dutaye agaciro. Yampaye ibihumbi 10 muri cya gishoro umugabo yari yamuhaye, ama ibihumbi 10 arambwira ngo ni intahe. Ubwo hari mukuru wanjye yakoragaho bita Rwanda gisa aramuhamagara ngo naza ncyure, arangije arambwira ngo ni intahe, mukuru wanjye aranyura mu kugera inaha. Mukuru wanjye pe ibanga nararimubikiye, majije kuri mubikira, majije amezi 2 inaha batangira kuvuga ngo wa mukobwa ngo wa kwa runaka ngafite. Nanjye nakiyumva nkumva ntago meze neza, nkumva ubuzima bwarahindutse. Nkimara kumenya nyine ko iyo ndanyifite nibwo nabahamagaye kuri telefone ndabibabwira, yemwe ntibigeze bashidikanya, bahise babyemera. Bamajije kubyemera bahera aho ngaho bamfasha, babanjije no kumbwira ngo tuyikuremo. Ndanye nababwira ati rero kubera ko nari mfite mukuru wanjye wundi unyegereye akajya ambwira ati batera ubwoba ubabwire baguhe nk'ibihumbi 50, ubabwire ko ari byo bakwaka kugira ngo bayikuremo. Naye nababwira ati rero nimwohereze ibihumbi 50 ubundi ngende bayikuremo. Ubwo ngubwo ndangije, ubwo nyine mbabwiye ibihumbi 50 baratinya bagira ubwoba, baravuga ati hoya ati nako yibyare tuzagufasha. N'ubwana bwose nyine narabyemeye, guhera ubwo batangiye bamfasha, bakajya banyohereza ibihumbi 10, bakajya banyohereza 5, kugeza ubwo aho mbyariye. Kubyara narabyaye bakajya nyine bamfasha, ariko ribu nayo ikagiza kundeba nkajya kwihisha, bakomeza kumbwira ngo ninceceke. Ngubwo ribu nayo yagiza mu rugo nkajya kwihisha muri kateye, ndi kubakingira ikibaba kugira ngo batamufunga. Ubwo namara kwihisha, ubwo nyine nabo bamfasha uko bashoboye, nkajya nihisha. Ubwo ngubwo ribu yagize noneho yajyanga insanze mu rugo, nkayibwira ati rero njyewe ni ikirara twahuriye i Kigali Nyabugogo, ise ntago muzi, yari umukozi wo mu rugo, nanjye ndi umukozi wo mu rugo, arangije antera inda arigendera. N'ubu ngubu iyo mpamagaye barabambwira ko yagiye batazi yabo. Nanjye rwose muri make ubwo sinzi naho uyu mwana nzandikisha mpera, sinzi ubu ntago se yanditse mu irangamimerere, yanditse kuri se. Nyine nagiye kubyara kwa muganga, arangije nyine kwa muganga banyima ibyangombwa, kiriya cyangombwa kijyana umwana nyine kumwandikisha ku murenge. Babinyimye barambwira ati koko bagire kugutera inda uri mutoya, none ubure n'uburyo uzandikisha umwana. Ati nta nubwo tukurekura, uzasohoka hano ari uko umugabo waguteye inda abonetse. Ubwo ngubwo gerageza kwinginga muganga, ndabinginga kubw'amahirwe barandekura ngo ninshake ngo ibyangombwa ngo by'umugabo wanteye inda ngo mbizane. Nabyaye ari kuwa 2, kuwa 5 njye Kigali, ndagenda kwa mukuru wanjye baranyakira. Bamaze kunyakira mbabwira ibingenza, barabima. Bamaze kubima bangurira igikapu, bangurira umutaka. Ndangije ubwo ngubwo ndataha, bama niyo rangamuntu ndataha. Mu kugera inaha naraje uko kwa muganga babinumye, ndagenda ndabibaha. Majije kubibaha ubwo nyine bankemurira ikibazo. Mbese ubwo ngubwo byose birakorwa, ubundi rangamuntu nyihereza kwa siteri irayijyana. Ubwo ngubwo umwana nagenda mwandikisha mu irangamimerere. Ubwo nyine fotokopi nari nayisigaranye. Nanjye nyine nagize ubwenge, nubwo nari umwana ariko nagize ubwenge, ndayifotoza nsigara na fotokopi, n'ubu ngubu ndacyayifite. Nuko ubwo ngubwo mbaho ngaho, umwana naramwandikishije mbaho bari kumfasha. Nuko bigezemo hagati ejo bundi 2019 mu kwezi kwa 7, mu kwezi kwa 11 ku itariki 7 tugira ibyago, wa mugabo wacu arapfa.
amajije gupfa nagiye kumushyingura umwana baramwerekana njya no kugira nyine gucanura nabwo umwana baramwerekana batwereka n'imitungo ise asize ubwo ngubwo turataha ubwo ngubwo tumajije gutaha nyine tubaho none mukuru wanjye kugeza izi saha n'ubu tuvugana asigaye agira ate asigaye anyihakana akavuga ngo umwana naguciye mu ijambo iyo mitungo baberetse yari iyihe n'iyihe batweretse isambu batwereka nyine n'inzu umudugudu batubwira ko nyine ariho abo bana bafite uruhare kubera ko yari asize abana 4 n'uwawe arimo n'uwanjye yari arimo nawe bamuvugagamo kuko bari bamuzi uvuga ngo yaramaze kubyara 3 kuri mukuru wawe n'ubwo umwe mwabyaranye wowe yego yari afite isambu naho kuba nta kindi ndumva byari ibyo n'iyo moto urumva ko yari afite imitungo y'ibanze nese kuri ubu ngubu uri gufashwa n'iki kurera umwana ko wumva yapfuye iyo mitungo muri murayikoresha murera uno mwana oya nyine ise yamajije gupfa umugore aranyihakana ngo ntago ahubwo se bari barasezeranye we oya ntago bari barasezeranye ubwo ngubwo nyine yamajije gupfa umugore atangiye anyihakana ngo nabwirwa n'iki ko uwo mwana ari uwiwe ngo ntago ngaruwe ngo nyine ngo ntawamukuranga amafaranga mu mufuka ubu ngubu nyine yaragurishije amamiliyoni yarariye imitungo uvuga ngo nyine wa mutungo ya mitungo yayigurishije wari uri i Kigali nayo yayigurishije ntabizi nyine ko se atari yarasezeranye bene wabona umugabo ntago wenda babyitambitsemo bavuga ngo iyo mitungo yo kuyigurisha none se ari uwitwa data bukwe nawe uhari ari uwitwa mabukwe nawe yari yapfuye 2018 umuhungu niwe wapfuye 2019 ubwo rero muri make uwari uhari nuwo kwa se wabo none uwo kwa se wabo amakuru mfite nuko yamuhayemo 1/2 kugira ngo aceceke mva ngo ubu ngo barakuriye byararangiye barandiye nyine byararangiye usibye Imana yonyine niba zakura kiburanira niba se bizagenda gutubwo nyine simbizi gusa nagerageje nyine kubijyamo nyine mbona n'ubukene nifitiye mbona nyine sinabishobora ahubwo ndavuga ataho hanyuma amaze kugurisha indi mitungo byibuze yaguze ku buryo n'abantu babafashije wenda bijya no mu butabera babafasha gushaka ku mwarira abana mwese mwabyanye n'uwo mugabo yaguzemo akarima kamwe k'ibihumbi 300 aguramo n'umudugudu w'ibihumbi 900 ubwo nyine muri miliyoni 3 bari bamuhaye ubwo nyine ahangije yandi yarayariye sumbaza ukuntu isimbaza ibyo yakoresha ariko icyo mbona ni inzu nako karima yaguze ubwo nyine niyo mitungo afite yaguze avuye i Kigali andi yarayasesaguye sinzi ibyo yakoresheje ariko imitungo igaragara yaguze niyo ngiyo ko bitoroshye yewe ntabwo byoroshye unaharya uno mwana afite imyaka ingahe afite imyaka 3 nese umaze kumubyara nyuma yaho nta wundi mugabo washatse uvuye i Kigali aho wakoraga abanga banaga na mukuru wawe nyine ngewe naraje nyine ubwo noneho mba mu rugo noneho ngira no kugira umubyeyi mubi aranyanga mama kwako yashwanye na papa nyine papa kaza papa nikomeza nari nuko nyine naje kugira umubyeyi mubi ubwo papa yari yaratandukanye na mama papa bukwe na mama bukwe papa yayizaniye undi mugore ari we muka data nabwo nyine ndaza nje kwa mama kanyanga amajije kunyanga ariko mbwa ngo ninjye kuba kwa muka data ngaba ariyo nderera umwana ngo uyu mwana ngo nyine ngo nago nga nshaka ngo mu rugo rwe ariko no kubyara ukagira umubyeyi ukwanga nago biba ari byiza nagize kubyara nyiri muto yangira n'umubyeyi aranyanga yewe nagahinda rwose ihangane nabidashira ubwo nyine nakundi biryo nkajya mbibona bingoye twavana mu murima guhinga twaza twagera mu rugo nagira ngo ndatetse ibiryo bikabura ubwo nyine nkabona mbaye mu buzima bubi cyane ubwo haba haje umugabo aranshuka arambwira ati rero mukarukundo reba ubuzima ubayemo iwanyu
ngwino nkwijyanire njye kukurerana na kariya kana kawe turebe ko mwakigira imbere nkwigirira umugore. Nanjye ndavuga ati nyine yamfatiranyije n'ubwana, nanjye ndavuga ati ahe wawe saho nkuye ngiye kujya mbona ibyo kurya kuko mbone n'umwana wanjye akuza. Ati tugende rwose turakoze kumfasha. Twaragiye turabana, nawe noneho si ukujya ntimbagura buri munsi. mwashakanye ryari? Twashakanye 2017 umwana yujuje umwaka. Ubwo ni 2017 ijya kurangira. Ubwo ngubwo ndangije, ubwo araza arambwira ati nzakumara agahinda n'umubabaro wose ufite, ati ngwino njya kukurerana n'umwana wawe. Avuga ati yewe, ati ubwo mbonye umugabo ugiye kundera bikagenda neza, ati wenda rwose nta kibazo. Ubwo ngubwo umugabo naragiye akajya ajya kunywa, akaza yasinze akankubitagura, yewe hafi no kunyica. Ubwo ngubwo mbonye umugabo azanyica nyine, kakuyanywaga n'ibitabi ntabizi, nkajya mbyumva gutyo gusa. Nyuma nyine nkajya mwifatira mubona ari kubinywa yarabimishe. Nibwo navuze ati aho kujya nzapfire muri uru rugo, reka nitahire nisubirire iwacu njye kuroha nk'abandi nyine, nakundi umuruho narawutoye. Ubwo nahise nigarukira hano mu rugo. Ubu tumaze amezi 8 dutandukanye. Uwo mugabo mwamaranye igihe kingana iki? Mwashakanye 2017 ijya kurangira, mutandukana 2020. Twamaranye umwaka n'igice. Nta kintu se gifatika waramukuyeho byibuze? Ikintu gifatika? Nta kintu gifatika nta kintu gifatika namukuyeho, kuko ugiwe najyaga no gupagasa, najya no kugura nagura n'igitenge, nkarara nkubitwa nkarazwa hanze, mbonye nta terambere azangezaho. Ubwo nyine nibwo nahise mureka nditahira nigira mu rugo. Ubwo se nyuma yo kubyarana n'uwo mugabo ukagira ibyago agapfa, hanyuma ugashaka n'undi na mukuru we nyine yagutereranye muri iyo mitungo umugabo yari yasize mwagombaga gusangira, ugashaka n'uwo mugabo wa kabiri nawe bikanga, ubu ngubu ubayeho uti? Nyine njyewe nyuma yabwo nabonye ko nisengeraga kwa padiri, najyaga gusenga narayihaye Imana cyane. Ubwo ngubwo haza umuzungu uturutse mu gihugu cyo mu Busuwisi, arangije aravuga ati abakobwa babyariye iwabo basengera hano kuri uru rusengero ndashaka kubafasha, bagahitamo umwuga bagomba kwiga, ubundi nkabafasha nkareba ko hari icyo bazigezaho. Ubwo ngubwo abakobwa twese twarikusanyije duhitamo umwuga umwe ari uwo gusuka. Twese twawuhurijeho. Ubwo nyine gusuka twarize gusuka, tumaje kwiga gusuka bigezemo hagati nibwo nyine bagize gutya batwakanga 20,020 byo kujya muri stage, kubera ko nta mubyeyi nagiraga wamfashaga. Sinatahaga ngo njye kuba nakora niyo kabyizi nyine kugira ngo mbone ayo mafaranga, ibyo 20,020 mbona nta hantu nayakura, ko guhita ncika intege mba ndicaye. Sinanjye nyine wicaye, yewe twicaye turi benshi kuko nta bufasha twari dufite, nta muntu twari dufite. Ariko byumvikane ko gusuka waramaze kubimenya, icyabuze nuko utakoze stage gusa. Ibyo urabizi neza pe? Gusuka byo ndabizi kuko rwose n'ubu ngubu umuntu wibunaka araza akambwira ati nsuka, nkamusukira ibyo 3,000 cyangwa se 5 akabima, nkabona isabune n'amavuta n'icyo kurya njye n'umwana wanjye. Ubwo ngubwo nyine rwose amafaranga yo ndayabona. Ubu ngubu ndamutse mbonye nk'umuntu wantera inkunga rwose pe, umwuga wo gusuka ndawuzi, mbonye nk'umuntu wamfasha akantera inkunga, uwo mwuga ndawuzi neza rwose. Gusuka warabyize kandi urabizi nubwo utakoze stage bwose? Ariko ndabizi, mbonye untera inkunga rwose. Icyabuze ni ibishoro. Byumvikane ko ukorera mu kirere nyine kuko umuntu akuzi, ariko ufite nk'aho ukorera, ufite salon de coiffure wabikora rwose cyane rwose. Kutagiye gushaka se salon ukora mu kwa amasaro aba ari menshi, hari ukuntu ugenda kwegera boss wa salon hanyuma akagufasha
ukajya ukoramo mukareba ukuntu mupanga imibare ukajya ugira icyo ucyura nawe akagira icyacyura. Ibyo byose ni uko nagize kuba umwe nyine nkagira umubyeyi mubi nyine ibyo byakabaye. Ubu ngubu nagakwiye nsigira mama uyu mwana ubundi nkajya gushakisha nka gutyo, ariko se ntiyamusigarana yarantereranye. Ubwo nyine ndavuga ati se ko mba nabuze aho nsiga umwana kandi gusuka ko ntajya muri saro y'abandi mfite uyu mwana, reka nicare nyine mese kamwe njya gupagasa njye guhinga nk'abandi. Ubwo nyine ndebe uburyo byagenda njye nkorera mu kirere gutyo. Ubwo nyine nuko nabihisemo, niyo mpamvu byatumye ntajya gusaba akazi nka gutyo. Ariko se buriya wenda nka saro ihagarara nk'ubushobozi bungana iki? Saro ugereranyije ibikoresho uzi gukoresha ni nk'ibihe bikoreshwa muri saro? harimo za kasike na za tonkisi nyine n'imisatsi isanzwe nyine kuyishyira nyine n'ubundi uba wayiguze. Wese ugereranyije nk'igishoro cyahagarara nk'amafaranga angahe? Nk'igishoro iyo kasike igura nk'angahe? Kasike wenda amakeya yaba ari nk'ibihumbi 100 kasike. Kasike ugereranyije se wenda wabona byose byatwara nk'amafaranga angahe? Ndebye mbona ari nka saro nyine irimo ibikoresho numva nakenera byaba ari nk'ibihumbi nka 300. Ibihumbi 300 byakemura ikibazo. Hanyuma kubera yuko nyine amakuru nk'aya ngaya hari igihe agenda akagera ku bantu benshi, kandi hari abantu baba bagira umutima, waba ufite umutima wo kuba yagufasha. Urumva ko warabyaye ufite imyaka 16, umugabo agapfa n'apfiriye, mukuru akagutererana. Urumva ko mbese ubuzima bwawe buri mu manegeka. Turifuza ko watanga nka nimero ya telefone, nta wamenya nyine no gushakisha amahirwe, kuko nyine ikiganiro kiratambuka kikanyura ku bantu benshi. Hari igihe cyagera ku muntu wenda w'umugwaneza akavuga ati uyu mwana hari ikintu namufasha. Ubwo icyo twagufasha dusoza n'iki kiganiro twari twagiranye, twifuje kumenya amateka y'ubuzima bwawe no kuntu wabyaye ukiri mutoya. Nk'umwana ahuye n'ibibazo, hari igihe ushobora kuba wagira umuntu w'umugira neza akavuga ati uwo mwana mbonye aderesi yiwe nagira ubufasha mugenera runaka. Ubwo rero turifuza yuko waduha nimero ya telefone ubundi tugasoza ikiganiro twagiranye. Nta kibazo. Tubwire nimero ya telefone ukoresha. 078 078 53 400 76. Wayisubiramo? 078 53 476. Turagushimiye kuba waduhaye umwanya tukaganira. Ubwo hagize umuntu w'umugira neza wakwifuza kugufasha yagufasha. Twizera ko ku isi n'ubundi hari abantu benshi batandukanye, hari abeza hari n'ababi, ariko baba bafite umutima wo gufasha yagufasha. Ni iki kiganiro yakumva kimukoze ku mutima, hari uburyo bwinshi umuntu afashamo, akaba yagisangiza abandi, agikwirakwiza kikamenyekana kikamenywa n'abantu benshi cyane, ku buryo byatanga umusaruro ukagira nawe ukuntu wabona umuntu wagufasha muri make. Urakoze kuduha umwanya wawe. Yego namwe murakoze. Awa.